ni imyaka 14 amurusha. Nicyo kigaragara kuri nonoza, nicyo kigaragara cyo ko ari yamurusha. Ariko se ubundi abantu muze Esiteri yararushwaga imyaka ingahe na Ahasuwerusi? Niyagiye yagakora icyo yagombaga gukora, kandi akaba umwamikazi mwiza, ugabirwa inka n'amashyo, unagabirwa igihugu, bakavuga ngo usabe icyo ushaka. Muze Esiteri yari afite imyaka ingahe? Umugaragu wa Aburahamu ajya gusabira Isaka afite agahinda. Umugabo yari yifitiye agahinda, akeneye uwakamumara, asanga ni Vestine. Bazana Shushuringwa aramuruta, agira gute? Wowe wawe ugabigireho, urigira danje ngo he's not my type. Ngiye kuvuga ngo he's not my type. Hari abana bakiri bafite itoto bari kuza nyine, ntumenye igihe cyo kugendererwa. Ibi ndabizi ko hari abakobwa batajya bamenya igihe cyo kugendererwa. Ba Isaka babo bakigendera, aba Burkina Faso bakigendera, bakirebera utwana tw'imyaka 10 n'ingahe 18. Leta rero nayo yarabimenye ni muri 18. Akirebera utwo twana nyine, nkuko bajya babivuga nyine. Ariko cya kindi cyo nakivuzeho, gushaka umwana nibivuze ngo hari akandi kamaro. Numubonamo akamaro ko kugususurutsa, ntuzasusuruka. Hako numubonamo akamaro ko yaba umugore mu bitekerezo bya azakubera hagabanyije shyushyu, tukabivuga tukabifiresta, views zizaboneka. Ariko mugiye kwica umwana mu mutwe, uzuko nibazajya bicara bari ku meza, hari igihe azajya byuka wenda ataranakara, na niyicara itabona tuzuko koko nashatse umusaza. Biriya byica imitekerereze y'abantu, bikamwica neza, tuzuko ko ari umusaza. Ati nibwo myibibona, ugasanga umuntu koko abanye n'umugabo we atari proud yiwe, ariko kubera ko ibintu byavuzwe shyushyuri nyinshi ngo ni umusaza w'iki n'ibiki. Mwaretse rata Vesti, Isaka, Rebeka nibazi imyaka yari afite, niba nazi niyo Isaka yari afite. Uko byagenda kose Isaka yarutaga Rebeka. Yaramubonye Isaka yabonye Rebeka yumva ngo arishimye, ngo amuryamisha ku gisasiro cya nyina. Ngo Isaka ashira agahinda, iryamire ku gisasiro cyo mu Burkina Faso. Ubyarira igihugu ibendera ry'u Rwanda urizamuvuga ati nanjye nta kindi kintu namarira igihugu nabonyemo promotion, nukugenda nkashyira umuco w'Abanyarwanda ukagira discipline ku buryo nanone tuzakomeza twaguka nyine. Niho mvase ibyo nibyo nibakwice mu mutwe, imitekerereze yawe ihinduke. Nawe ni wica uhitubona koko ari umusaza, usange biri kwa affect. You must be proud of your husband. Yes, dear sister Vestine, you hear me? Understand me? Yes, I know you are understanding me. Ukumva abantu barimo bagushyushya mu mutwe bose. None se Ahasuwerusi ngo yari afite umugore, ngo kandi yari umwami ukomeye, kandi Esiteri batubwira ko yari umukobwa mwiza kandi ukiri mutoya. Nituzi kandi wowe unarengejeho imyaka 4 hafi yo gushaka. 18 barashaka, abantu bazanye shyushyu. Ibihorere abavuga kutwita ibyo ni ibyabo. Imyaka ni imibare. Wa mugabo we nawe Vestina, genda uririmbire Burkina Faso, uriya mu perezida guhinga akugabira watuduhesheje gutsinda. Iryaterabwoba ry'abarokore. Ariko birababaje kubona umwana w'umukobwa wari ufite icyerekezo, ababyeyi babyaye, umubyeyi we yajya mwireba akirahira mu bandi mu bagabo bari kwicupa ati umukobwa wanjye ni mukobwa jana, akaba ari gukobwa amacupa ya Heineken mu gitsina cye. Ibyo birababaje. Abantu bararebera itorero ripfe, umuryango urapfuye, none ni bimwe n'ababwira. Kandi mwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye, kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye, ukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Imana yo mwijire kumera umugisha. Rero reka nkubwire ngo nimba utameze neza nagahora gahanze, reka nkubwire ngo umwaka mushya muhire wa 2025 uzakubere uw'amata n'ubuki, uzawubyaremo abahungu n'abakobwa, ubonemo abakwe n'abakazana, iyo badi uzabone fiance
se nimba utamufite, kandi nanone niba umufite mupange neza gahunda zizagende neza, ntihazagire haboneka uwikanyiza ngo avuge ngo njye nta gahunda mfite undi nawe ngo ndacyaye. Ibi bintu nyine niterebye murabona bamwe bari gucapurisha bakuraho akabo hakiri kare. Nibyo byiza, umuntu akabyarira igihugu akabyarira itorero akiri mutoya nyine nibyo sawa, nta mpamvu yo kubyarira igihugu ushaje. Ntabwo ari byo rero. Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi Zigira Ibanga. Njyewe nitwa Manu rero, ibintu niterebye kabisa nkubwire ngo nagahora gahanze, ibyo tubona bizashira, ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Abavandimwe bari muri za Oman, za Arabia Saudia, reka mbabwire ngo nimugubwe neza, Kristo yiteguye kubagirira neza, kubatwikira akabarindira muri ibyo bihugu. Abavandimwe b'aba Philippine bari mu bihugu bigiye bitandukanye batabasha kuvuga umwami Yesu, basenga izindi mana, ariko umuririmbyi yararimbye ngo ibigirwamana byose ni iby'ubusa, Imana rurema niyikomeye. Ikiganiro rero nimujya mumbona nicamba nasengeye abantu bari bunkurikire kugira ngo bagirirwe umugisha n'Imana, ibyo tuvuga bibungure bibahindure. Reka mabwire umuntu wese abakenewe gukorwa ku maso binyuze mu kuboko k'Uwiteka Imana gukomeye, ndetse nanone bikananyura mu bitekerezo. Abantu benshi bagiye bakora ibintu bitangaje, nuko bagiye basoma ibitabo bakagira abantu babagira inama bakamubwira tukoze ibi. Nka Mose ngo byari byamucanze ngo sebukwe aramubwira ati se ibi bintu byo kuba pasiteri umutabyi ibi ngibyo uzabivamo? Sebukwe aramubwira, sebukwe wa Mose aramubwira ati rero buri muryango wose wubonekemo umuyobozi, ahabonekemo umuyobozi bajye baguha raporo. Rero ibitekerezo nkubwira, ushobora gukura igitekerezo ku Ngoro TV kigahita kikubaka, gahita bati nanjye ngiye guhindura imyumvire n'imitekerereze, mpindura uburyo nitwaraga. Ku Ngoro TV ducisha abadamu bigisha ibiganiro by'umuryango, abagabo abigisha ijambo ry'Imana. Hari igihe uhura n'umuntu akakwigisha agasanga ni wowe ufite ikibazo, ugasanga uri umugabo utita ku nshingano ze, ugasanga uri umugore nyine uheruka isuku cyagiye sheri wawe akubwira ngo sheri ngo ndagukunda, akuririmbira ngo ku gasozi keza ka Rusororo na handi nakuye na kindi cyacimishije ngo nk'umwana nahabonye, akakuririmbira uturirimbo twiza tw'urukundo kera mu giteretana. Ariko kubera ko utagifite isuku, umusatsi uheruka gufuramo kera, uheruka gucutwara twaye ngo bigende neza, Satani yarakongoreye yarakubwira ati n'ubundi ntacyo kiramira waramubonye. Rero impamvu atakikwita sheri wongere nyine usuzume tu. Hano nibyo tuba twigisha ibiganiro tugatambutsaho amakuru agezweho cyane cyane mu iyobokamana, ndetse n'amakuru agezweho cyane cyane mu bintu bya diplomasi y'umwuka wera nyine namwe murabyumva. Ubundi ugakanda subscribe ndetse na comment yawe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro byiza. Urakwiye guhindura imyumvire, ukwiye kuba umumama wita ku nshingano ze zo kuganduka, kandi nanone ukaba umumama mwiza wita ku bana, utanga uburere, ukaba na moteri y'urugo rwawe. Urakwiye kuba umugabo wita ku nshingano z'abana bawe apani z'abandi. Nibyo ngibyo tuba tuvugaho. Ariko uyu munsi hari inkuru abantu bavuzeho. Hari inshuti yanjye yambwiye ati Manwe tinemera inama tugira ku Ngoro TV, ati ibi bintu bivugeho. Amarinki nari nabirebye ndavuga ati se nta kintu bitwaye, nta n'impamvu no gutanga courage, nta no kugendana n'ibiguruka. Ati no gutanga courage, mbaye ndi inshuti y'uyu mwene data cyangwa ndi inshuti y'uyu muryango, namubwira ati courage. Undi nawe bavuzeho namubwira ati sigaho rwose, urimo rwose urangiza ubuzima bwawe, kandi nanone uri kwangiriza ejo hazaza. Ariko bene nk'aba bantu bavuzeho aho umuntu yisambanishije icupa, hari inzoga imwe y'ikinyobwa gisembuye bita Heineken. Bene data tw'abakristo twavuze ngo mu izina rya Yesu, ariko uyu muntu afite na depression, biraterwa n'imbaraga afite mu kuresista cyangwa umwami akorera. Afite na depression ikomeye cyane, yagize nabi, yagomeye umuryango, umuryango avukamo n'umuryango nyarwanda muri rusange. Bibi kibazo rero, fati kabaye amahano yateye tukibaza
aba bashiki bacu banga gushaka abandi bagahitamo kuba batinganyi, ni ahantu ndabona umupfundikizo upfundikira undi mupfundikizo. Namwe nimba mwarabibonye muzambwire, hari umuntu wigeze ubibona ko umupfundikizo upfundikira undi mupfundikizo? Ngo abage abatinganyi ibintu nk'ibyo ngibyo. Uwo byanze rero yashyuhiranye cyane ngo icupa ngo ryabimufashamo. Koya, biriya ni ibinyoma, ni ukwiyangiza, ni ukwica, ni ukwica ejo hazaza. Uramutse ugize amahirwe, ndagira ngo njye mbwira abantu, haba ufata umwanzuro akajya mu butinganyi, haba ufata umwanzuro wo kwikinisha, reka mabwire, biriya bintu bigira ingaruka ikomeye kandi cyane. Ejo hazaza, ejo umuntu wese ajye yitondera ejo nuzi ikintu hahatse. Ejo wari uhafite amahirwe, none uyu munsi arukoro drug cyangwa ubuzima bwari bukugoye, nibwo uri gufata ukiyangiza, Satani akakoshya. Satani ahemba nabi. Njyewe ndi umukristo, ndi n'umuvugabutumwa, ndi n'umushumba. Njyamura n'abantu kera, nimvuga ngo ndi uwa kera, abantu mubimenye ndakuze cyane, ariko si cyane nanone. Burya nta mukuru utagira mukuru we, nyine birumvikana. Rero hari abantu cyane cyane nk'urubyiruko tungana, reka bari ko mvuga, noneho ugasanga twatangiye twuzura umwuka wera, dufite ishyaka nyine. Urabizi abasore uko tubayeho, dukora nta kintu twitangira, imisozi tukayurira, tukavuga ubutumwa bwiza, tukumva abakobwa abasore badakijijwe bari guhomba, noneho ukababazwa n'uko ubibabwira. Rimwe na rimwe bakaguca amazi, bakakwita umubabiloni. Ariko nagiye mbona umuntu nkagira ishyaka, nkabona nk'umusore mugenzi wanjye arimo arabeshya umukobwa runaka, wati uriya musore agufiteho misiyo mbi, arashaka kugutera inda cyangwa akakwangiriza ubuzima bikarangira. Genda nta kintu navugana n'umuntu nk'igikoma, ukigendera ukiturizwa. Ariko hari n'urukundo rw'abana b'Imana, ushobora gukizwa ukamenya ikuyobora ikagukora ku maso, akaba ariyo ikugayidinga, kuko niyo mugenga wa byose, ashobora kuba ari n'uwawe byo koko. Kuri finali rero bikazarangira gute? Akaza ari kurira, umusore yamutaye, yamwitakanye, afite uruhekero. Buriya abakozi b'Imana baragowe. Umuntu wabwirije aje afite uruhekero, kandi niwanga kumubwiriza hariho urubanza mu isi no mu ijuru, cyangwa niwanga kumwakira. Aje afite uruhekero, yarababaye, inzobe yarakobaganye. Ni abantu muzi birataga bumva ko isi bari kuyikandagira kabisa, bitewe n'ubuto buri kubashuka. Yahuye na motari runaka, mugurira amavuta y'amazi, amukura kuri gikotore, akayobe karaka, yatangiye gusohoka, arya kabuto, arya kakoko, akaraza. Ariko ejo mu gitondo ukabona nyine yigeze ukuntu, hajeho n'ibintu bya nyashi, yajya yireba ifoto akavuga ati ninjye mukobwa ugezweho, yakireba mu ndorerwamo akavuga ati genda mana ni wamangitse rwose warandema, akumva nyine agezweho. Bikabaho. Burya ngo utazi umwanzi asiga umubiri, ukawusiga nyine ukumva uririye. Noneho ikintu kibikubwira bene uyu muntu, atangira guta umuco agahinduka ico. Umuntu wa rero watangiye guta umuco agahinduka ico rimwe riva mu myenda y'abahinzi b'umuceri. Ico ryarindi ryata. Iyo yatangiye guta umuco, atangira kwidorogesha, kumva ko agezweho, agatangira kwishyiraho ibintu, agatangira gupfumura amazuru n'amatwi, ahantu hose agapfumura, akavuga ati nibyo bigezweho. Rekomva. Inyamara bo baravuga bati isi iraryoshye we, ireba ibyiza biri hano ku isi, isi iraryoshye we, reba inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, reba amazu meza rebera inyama nziza twarahaze we, isi iraryoshye we, rebera inzoga nziza twaravureraye, isi iraryoshye we, inacyo wavuga. Reba amazu meza twiyubakiye, maze ureba abagore twirongoreye, isi iraryoshye we, inacyo wavuga, isi iraryoshye we. Ariko munini njya nibazirikana ko
uko iminsi ya Nowa yarire. Bararyaga, bararyaga, bararongoraga kugeza igihe Nowa yinjiriye mu nkuge. Niba bimenya inyamara bo baravuga bati isi iri kurangira mwene data. Reka da tureke kuvuga, hari igihe abantu babivuga ngo ni rya terabwoba ry'abarokore, ariko birababaje kubona umwana w'umukobwa wari ufite icyerekezo, ababyeyi babyaye, umubyeyi we yajya mwireba akirahira mu bandi mu bagabo bari ku icupa ati umukobwa wanjye ni mukobwa jana, akaba ari gukobwa amacupa ya Heineken mu gitsina cye. Ibyo birababaje. Abantu bararebera itorero ripfe, umuryango urapfuye. None ni bimwe nababwiye, umuryango nyarwanda hari isi, ababyeyi babyariye isi kugira ngo yungukirwe. Sirimo irangirana n'ibintu bidafite agaciro, n'imitekerereze y'umuntu wapanze akavuga ngo nzafata video kugira ngo nice imitima y'abantu. Bene da, hari abandi bizafekta. Fwati uriya we ni yari afite video, nanjye reka ndebe uko nikemurira ikibazo. Ubwo iriya nzoga nyine, ubwo nyine tu sinzi abati reka nikemurira ikibazo, wasanga icupa ari ryo ribikora neza. Birababaje. Bundi ababyeyi babyariraga isi, umubyeyi wabyaye Albert Einstein yakoze ibintu bikomeye ni right, bashyizeho amatara. Umubyeyi wabyaye Scrodingers yabyaye neza. Hari abasantifike b'abagore bagiye basapotinga bakariri Max, abadokiteri bari bakomeye. None isi ibuza abayibyarira, bari kuyibyarira amahano, ibiduteranya n'Imana. Murabyumva ko abantu bavuga ngo Imana niriho, ugasanga abantu Imana yahaye speech ikaguha ubwenge bwo kuyobora ikiganiro, warangiza ukivugira ngo n'abatinganyi nabo n'abantu, ngo ikimana ireba ngo n'abana b'Imana. Babwire, hari abana b'Imana n'abana ba Satani, hari abana b'ubugingo n'abana bo kurimbuka. Ibyo birahari. Nuwabinsubirishamo nabisubiramo nkavuga ati ibyo abo barahari. Abana b'Imana ngo biyo bicaraga bateranye baganira, ngo n'aba Satani baraganiraga, ngo abo n'abana nyine b'Umuremyi. Hari n'abana ba Satani. Ariko uyu munsi wahitamo kuba mu muryango wa Yesu, kuko nta muntu akumira. Isi kabyaro bakayibyarira abaperezida, abayobozi bafite icyerekezo, bati nidukora ibi tuzatera imbere. Ariko uyu munsi bazanye ngo kera baduteraga ubwoba, ngo nta mugore urya ihene amera ubwanwa. FPR yaragotse, irareba iramwitegereza, isanga nawe akwiriye ijambo. Umugore umushobozi nawe mugabo, abana bawe turabazirikana. Umugore umushobozi babaha agaciro, kandi mukigahabwa nta n'uzabakambura. Ariko abantu bagatangira kwitesha agaciro. Umwana w'umukobwa haje hwigire, abariga, umuntu agatangira kwitesha agaciro. Nta n'ubwo iyi video ngewe, nta n'ubwo ibyo biri kuvugwa byose ntavuga ngo ndabishyiraho, umbabarire ubyumve, kandi numara kubyumva unabyumvishe bene data mu bantu. Imana itubabarire cyane. Niko muko nibihagije uri kwiyica. Twakuze batubwira ngo kwikinisha n'icyaha mu rusengero, ariko binagira ingaruka. Uzabaza abapsychologist, ubaza abaganga bakora biriya bintu byose, byica imitekerereze, byica ubuzima, birangiza iki? Ariko kubera ko byabaye ibyo kwa pasiteri, iyo pasiteri avuyemo umuntu afata icupa akirangiriza, ibintu bye byose bikarangira nyine, akumva yikemuriye ikibazo, ateje ikibazo ubuzima bwe bwa none n'ejo hazaza. Ariko ababikora mwisubireho. Nuko ari video yuriya yabonetse, uriya nawe afite ahantu yabikuye, afite uwamurangiye umuti yuko icupa nyine ry'inzoga rikora umuti. Ibyo ngibyo si ntago ari ukubyarira igihugu, so kubyarira umuryango, so kubyarira itorero. N'ukwica ibyo byose, n'ukwica igihugu, n'ukwangiza idarapo ry'u Rwanda,
kwangiza idarapo ry'ababyeyi, idarapo ry'itorero. Ibyo si byo. Ngo ugasanga umuntu avuga ati se kudashaka ngo reka ngo abagabo barananiranye, naho afite ikintu yikemurisha gahunda cye kitazwi, bugacya mu gitondo. Ariko hari indirimbo ivuga ngo ku mugaragaro niho byashyizwe byose, ibyo ukora nijoro niho byashyizwe byose, urabikora nka kureka ukibwira ko duhanye, nacyakorewe mu rwisho kitazashyirwa ku mugaragaro, imbuto zawe wera zisoromwa na bose mu gihugu cy'ijuru, wirinde kuyobora abandi muri ya nzira nini igana ikuzimu. Ku mugaragaro, ku karubanda niho Imana izabishyira, nihishe kubishyira. Yindi ngingo ya kabiri ngo tugani bene data, abantu mu by'ukuri tuvuze nitwavuga ibyiza, nitwareka kunenga. Nenge hari abafata ibibi bakabikuzakuza bakabigira byiza, hari n'abafata ibyiza bakabimanura bakabigira bibi bakabinenga gusa, abandi bakihimbira ibyabo. Dufashe gahunda yo kuvuga ibyiza tukanenga ibyo kunenga, tugashima ibyo gushima, byagenda neza. Ariko mu gihe tunenga ibyo gushima turasenya ibyagezweho. Njyewe ndifuza kuvuga ku izina rimwe. Murabizi narabwiye ati sinjya nkunda kuvuga ku mazina, ariko uyu munsi ndarivuga kuko ngiye kurivugaho ibyiza. Ibyiza nzajya mbivuga, n'umuntu ninjya kumuvugaho icyiza muvuge mu izina myature, ariko umuntu ninjya kumugaya nzavugira muri rusange, kuko wabonetse haba afite n'abandi babikorana, kandi haba hari n'abandi babikora. Dushime cyane, dutere isari ry'abasivile, turiterera umwana muto ugiye kubyarira igihugu, akazamura ibendera ry'igihugu, akazamura ibendera ry'abakobwa. Nesite twiboneye ugiye kurizamura muri Burkina Faso, hari umuhungu mwiza ufite imitekerereze nk'iya Thomas Sankara bita Kapiteni Ibrahim Traoré. Shuti yanjye kapiteni mu mitekerereze Ibrahim Traoré, nyakubahwa perezida wa Burkina Faso, wakira umukazana uzaririmba Burkina Faso bakuzura umwuka wera, abasirikare bawe ku rugamba bagatsinda intambara z'ibyo byihebe n'inyeshyamba, kubera ko wakiriye umukazana mwiza. Ngiye kubitangira gute? Uwo bita Dorcas na Vestina bamwe bari kubigaya, ariko ni byiza. Nesiteri, uyu mugabo nari buvuga izina, w'umunyaburkina Faso, amazina ndayazi, hari n'icyangombwa cyaho, ariko sindi burivuga izina rye, namwe murishake. Reka tubanze tubwire uyu mukobwa ngo Yesu ashimwe cyane. Tubanze tumubwire ngo ikintu cya mbere kibaye mu buzima nuko wakiriye umukobwa mwiza. Burya umuntu urongoye umunyarwandakazi, narabaririje neza, tikurongora umunyarwandakazi ni ukwisanga mu rugo. Aho ugiye hose uba wumva umunyarwanda gukurura ngo bazi gutanga ke, nicyo ngo abantu babakundira. Ibyo nta wabivuguruza utere comment. Ntaneza rero uri kuvuga umuntu ugiye kubyarira igihugu, umuryango ukaguka. Bariya bakimenya abantu basoma hano mu Gisaka cy'Imigongo n'Ikigihunya, hari uwo bita Kimenyi ngo yabyariye Ubuganza, nimbicurika abanyamateka munyihanganire nzaza kubivuga. Ariko kera igihugu cyabyariraga ikindi, u Rwanda rukabyarira ibindi bihugu, kandi uko twabyara ni nako twagukaga. Aho ngaho ugasanga naho habaye ahacu. Ubonye umukobwa mwiza, Chebukundebere ko ari Vesiti nabazanye. Okay, Uchebukundebere ndaza kukuvuga mu izina n'ukuri. Umugore mwiza yanurikana umugabo we, Chebukundebere ko ari Vesiti na abandi bavuga ibyo ngibyo ngo ashobora kuba twite. Ibyo birabareba, ibyo birabareba. Ariko hari ikiganiro nagize hihishurirwa kivuga ngo ni gute umuntu yajya amenya ibimureba, akareba ibimureba, ibitamureba akabyihorera, akumva n'ibimureba
ibitamwe ibyo adakwiye kumva akabyihorera. Yesu ashimwe cyane. Dore ngiyi mutayango nanze kuvuga ngo dore nanze kuvuga amazina, dore ngiyi iretere ngiyi hano abantu bari kuyibona. Ntago nanze kuvuga izina ry'uwo mutware wacu, tazaba ati ntago uri umuntu w'umwuga ibiki n'ibiki. Dore ngiyi Vestina na Dorcas iri gucicika, ariko tumubwire ngo abonye umukaza, abonye umugeni mwiza, abonye Esteri mwiza. Ariko se abantu bavanga imyaka ngo amurusha imyaka. The year is a number. Imyaka ni imibare ushobora gukalkulatinga cyangwa nunayikalkulate ukayirekera aho ngaho ikaba step. Imyaka ni imibare. Wa mugabo we nawe Vestina, genda uririmbire Burkina Faso, uriya mu perezida guhinga akugabira watuduhesheje gutsinda abanzi bacu. Nuko nguko. Gahunda niterebye nyine kabisa. Noneho twigarukire kuri ba bantu tunenga, abantu banenga ibintu. Noneho ugasanga, reka mbabwire, hari ikintu cyateye icyo nkundira isuku niteye, bagukomera amashyi mu gitondo bakagutera amabuye, ugahita wumva ari wowe budukota, uri wowe muntu uzi kuvuga amagambo y'ubwenge. Ariko ukuntu isi iteye urayavuga bagakoma amashyi bati yewe uyu ni we muntu. Banagusingiza cyane Imana ikakuvunira hasi kubera ko nawe wumvishe ko wishyize hejuru, abantu batangiye kukurama. Niko isi iteye. Ngo baramushingije ngo basasa imyambaro ngo hozana ngo hahirwa umwami Kristo, ngo bukeye barahinduka. Abo bari kugukomera amashyi ngo komeza uvuge, ngo komeza uvuge ko yashatse umwana. Ejo mu gitondo bagutera iki? Amabuye. Mu by'ukuri naho yaba murusha imyaka 20, sibye ko igihari cyo n'imyaka 14 nicyo kigaragara, sibyo? Ni imyaka 14 amurusha, nicyo kigaragara kuri nonuza. Nicyo kigaragara cyo ko ari yamurusha. Ariko se ubundi abantu muze Esteri yararushwaga imyaka ingahe na Ahasuwerusi? Niyagiye yagakora icyo yagombaga gukora, kandi akaba umwamikazi mwiza, ugabirwa inka n'amashyo, unagabirwa igihugu, bakamubwira ngo usabe icyo ushaka. Muze Esteri yari afite imyaka ingahe? Umugaragu wa Aburahamu ajya gusabira Isaka afite agahinda. Umugabo yari yifitiye agahinda akeneye uwakamumara, asanga ni Vestina. Wo muri Vestina na Dorcas bamanagingwa n'uyu mugabo nari uvuga izina mwese muramuzi. Ndavuga umwe nyine, nako muvuga yitwa Murindahabi. Nimba agahinda uyu munyaburkina Faso yari afite, igihugu kivuga cya Burkina Faso kikavuga ati twebwe icyo dukeneye umukazana wamara agahinda, umuhungu wacu agakomeza akabyarira igihugu. Nimba ari umubusinessman, business kunguka, hari umuntu nyine utuma yishima. Cyohoje utuma twishima rwose. Sarura rikwiriye kabisa. None tubwizanye ukuri. Muze Esteri yari afite abantu bazana shyushyuringwa aramuruta agira gute? Wowe wawe ubana wabyaye umwana bukavuga ati uragiye kumusha. Ikindi nanone n'abakobwa bigireho. Urigira danje ngo he's not my type. Ngiye kuvuga ngo he's not my type. Hari abana bakiri bafite itoto bari kuza nyine. Numenye igihe cyo kugendererwa. Ibi ndabizi ko hari abakobwa batajya bamenya igihe cyo kugendererwa. Ba Isaka babo bakigendera, aba Burkina Faso bakigendera, bakirebera utwana tw'imyaka 10 n'ingahe 18. Leta rero nayo yarabimenye ni muri 18. Bakirebera utwo twana nyine. Nkuko bajya babivuga nyine. Ariko cya kindi cyo nakivuzeho, gushaka umwana nibivuze ngo hari akandi kamaro. Numubona akamaro ko kugususurutsa ntuzasusuruka. Hako numubona akamaro ko yaba umugore mu bitekerezo bya azakubera umugore, abyarira igihugu n'itorero ndetse n'umuryango. Ibyo ngibyo bisa ndabona tugeze ku munota wa 24. Ntago ndi butinde. Ikindi cyo naringiye kuvuga, ntagabanyije shyushyu, tukabivuga tukabifiresta views zizaboneka. Ariko mugiye kwica umwana mu mutwe, uzuko nibazajya bicara bari ku meza
hari igihe azajya abyuka wenda ataranakara niyicara itabona tuzi koko nashatse umusaza. Biriya byica imitekerereze y'abantu, bikamwica neza. tuzi koko ari umusaza, ati nibwo nyibibona. Ugasanga umuntu koko abanye n'umugabo we atari proud yiwe, ariko kubera ko ibintu byavuzwe shyushyuri nyinshi ngo ni umusaza iki n'ibiki. Mwaretse rata vesti Isaka Rebeka nibazi imyaka yari afite, niba nazi niyo Isaka yari afite. Uko byagenda kose Isaka yarutaga Rebeka. Yaramubonye Isaka yabonye Rebeka yumva ngo arishimye, ngo amuryamisha ku gisasiro cya nyina. Ngo Isaka ashira agahinda, iryamire ku gisasiro cyo mu Burkina Faso. Ubyarira igihugu ibendera ry'u Rwanda urizamuvuga ati nanjye nta kindi kintu namarira igihugu nabonyemo promotion, ni ukugenda nkashyira umuco w'Abanyarwanda ukagira discipline ku buryo nanone tuzakomeza twaguka nyine. Niho mva ibyo nibyo nibakwice mu mutwe ngo imitekerereze yawe ihinduke. Nawe ni wicaye uhita ubona koko ari umusaza, usange biri kwa affect. You must be proud of your husband. Yes, dear sister Vestine, you hear me? Understand me? Yes, I know you are understanding me. Ukumva abantu barimo bagushyushya mu mutwe bose. None se Ahasuwerusi ngo yari afite umugore, ngo kandi yari umwami ukomeye, kandi Esiteri batubwira ko yari umukobwa mwiza kandi ukiri mutoya. Nituzi kandi wowe unarengejeho imyaka 4 hafi yo gushaka. 18 barashaka, abantu bazanye shyushyu. Ibihorere abavuga kutwita ibyo ni ibyabo. Usavuge ngo ma ibyo bavuga nimba ari ukurumba barire, nimba atari n'ukuri ubareke bayomba barayomba. Niko bameze. Ugende wubake, utera imbere. Ibitekerezo wakoreshaga wandika indirimbo uzabikoreshe uririmba, unubaka urugo rwawe, wubaha umutware wawe, ibintu bibesa. Ku isi baravuga nimba bavuze ngo ukurikiye amafaranga, Bibiliya uzabwire ngo rega ifeza n'ubwugamo bwugamisha umuntu wese. Ibyo bindi babyihorere. Bashiki bacu mbaho inama, mwabibonye kwe uririrwa umuntu aragutera. Mu by'ukuri byaratereka mbivugisha ukuri. Hari ibintu n'ubundi nanindi kwandika. Umukobwa akabona umusore araje, ngo nawe ategereje abafite amafaranga, afite imyaka 30 n'ingahe inarenga. Akabona umuntu ufite viziyo, apana television, ufite viziyo n'icyerekezo n'imitekerereze. Nubwo ntacyo afite, ariko bafatanyije n'uwo muntu maze kugira imyaka y'ubukure kuko arakuze, nabintu azajyamo byinshi, bazafatanya bakore. Ugasanga yitegereje Manuel wirirwa kuri kamera ngo akora iki, ngo yirirwa kuri YouTube avuga, kandi ngiye mba ndimo ndapuricinga ibyo wamamagariye ye gukora. Nzahembwa kandi I have a good mindset. If I have a good mind, I will go far. Ibyo ngibyo reka tureke kubyivugaho, dushobozwa byose n'Imana. Ariko ugasanga umukobwa, umwana w'umukobwa afite imyaka ingahe aracyari ngo naga ari type yanjye, ko yaraseke. Reba natwe twamenye ubwenge 2018, aho niho turi kujya twerekeza. Tujye kureba bari abana kuko bo bazajya babona ari icyo tubarusha. Umugurira agakanzu keza kumva aranyuzwe. Ibyo ngibyo wowe ukomeze kabisa. Uzagira uhure n'abahanuzi bakubwira ngo barakuzinze, kandi uzinze mu mitekerereze. Abana b'imyaka 18 bari kwibonera abantu bafite ifaranga. Uraho wahamye utegereje. Natwe gahunda basore duhindure, ni abantu badashobotse mu myumvira, kureba akagusuzugura ukamuhamagara ku wa mbere agusuzugura guca amazi. Kwihoma sibyo, ni indwara ikomeye cyane. Reka mbabwire, zahabu nijya yigurisha, nako nijya yiyamamaza, ubwayo irihagije iranigurisha. Nimba uri zahabu ukaba wumva ushobotse wakubahiriza inshinga, wikirirwa winginga abakobwa bakunze kubana n'ababyeyi. Nari ngiye kuvuga ibintu bibi, hari igihe byaba bigeze icyaha, kandi kuzasobanura ibigize icyaha nicaye ahantu. Uga unakomeretsa abantu, ugomba kuvuga ibintu bibaze nyine wanasubiramo. Ariko tuvugisha uko nimba warashimye kubana n'ababyeyi, ko n'ababyeyi b'iyi minsi se bakanira.
akureba akakubwira atumvira aha nimba utari bushaka uyu mwaka, baharakaniye umvira kubera iki? Ni imyumvire. Noneho wagira Imana, noneho bamara kuzerera yagira ingahe ngo bagiye mu nzu y'Imana. Imigani iravuga ngo nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Waratinye kuvuga ngo uzawagize umuntu y'abakobwa mumenye ubwenge, mumenye igihe cyo kugendererwamo. Akenshi nkunda kuvuga ncamo ibintu haka abantu barahageze igihe abantu ngo tujye twicara tubwizanye ukuri twine. Nimba ushimye kubana n'iwanyu tuzajya tuvuga ngo ni umukobwa, ntabwo kivuga ngo umukobwa yaragumiwe batazagufunga. Nubwo mbivuze ni ukugira ngo nkugire inama. Nta mukobwa wagumiwe. Hari n'ababifata babona umuntu yirengereje imyaka bakagikiraho ibintu bitari byo, ukabatiza umuntu w'abandi ngo ni mucecurine ngo n'ibiki yaragumiwe. Babyita umukobwa washimye cyangwa unejejwe no kwibanira n'ababyeyi. Nuko babyita, ntabwo bavuga ngo ni umukobwa ufite imyaka myinshi. Ni umukobwa ugishimye kwibanira n'ababyeyi. Ababyeyi bo nabo ko bakaniye batuzibeshya urya ibiryo byanga. Ko mindset hari ku basore bafite mindset. Ejo bundi kuri His Excellence baramubajije muri press conference, babaje ngo n'abasore batinya gushaka. None se iyo umuntu ashatse ko aribwo bafatanya bagakora bakunguka. Bakobwa muhindura imyumvire. Ibi nabyo bibabera icyitegererezo. Abasore bari guhindura ingamba, bagiye kujya bashaka turatwana tukirangiza segonderi. Nitwo tunyurwa. Mugurira inkweto n'ishakoshi bisa agahita anyurwa akavuga ngo sheri wanjye n'uyu. Byafata umwanzuro wo kwikundira uwo muntu kubwo ngo yakunze uriya, bamwe bagakritika ngo ni muto. Reka mbabwize ukuri, ibintu tujye tubishima, ibindi bari gukritika ngo yagize gute yamaze. Imana uru rugo izarwubake rubu rw'umugisha, igihugu kirungutse. Bundi kera u Rwanda rwabyariraga ibindi bihugu. Yoza karagwa wo mwumva hari hose hari u Rwanda rwabyariraga ibindi bihugu. Rwaratinywaga, batinyaga Abanyarwanda. Babwire se mu bisi byahuye kwa Nyagacece. Reka tugane ku musozo rero mbabwire ngo nibyo byari binzanye. Babwati you must change mindset. Uri umukobwa wikiyangiza ufite icyerekezo cy'ejo hazaza. Wakire Yesu. Abadive baravuga baririmba indirimbo nziza ivuga ngo ni wakira Yesu azakubera umwami n'umukiza. Kumva utanyuzwe ku icupa ryatuma unezerwa. Yesu uwo mubiri yawukoraho akawuhindura, abo badayimoni bagatsindwa mu izina rya Yesu. Nimba yarahinduye umutima w'umugore utarahazwaga n'abagabo 5 n'abandi ku manywa 5 n'abandi 5 nijoro, akawuhindura uwo muntu akaririmba ngo nahuye na Masiya, nawe uwo mutima yawuguhaza. Abantu tuve muri ibyo yashatse vuga n'ibiki, ababivugaho tukibonera views nari biziboneke, ariko dushyigikire ibintu byo gushyigikira Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane, ariko muri no minsi ndashaka kuzabataramira nkabwira abagabo. Niyo message nshaka kubaha. Hari umuntu ukunda kunyibutsa, uzanyibutsa umbwati ikiganiro wavuze ati ku rukundo uzabwira ati ariko ntacyacimishije nk'umwana nahabonye, burya abagenzi urukundo ni indwara. Nahoze numva kare, numva ndasusurukiwe, ariko narababaye mbona indirimbo y'umurapera agakora hip hop ivuga ku gishegu, aho abantu banyina abana b'uru rubyiruko nizo bari kumva. Umuhanzi uririmba indirimbo y'igishegu ajya atekerezwa. Nukuri ajya atekerezwa. Izi ndirimbo zari zifite umwimerere. Umuntu yakaririmbira umugore we yarakaye agahita bati rwose byari sawa. Mfite umumama bita Mama Minyoni, mujye kuri Mama Minyoni official mu murere. Ajya akunda kunganiriza akambwira uburyo shiri we yajyaga muririmbira ngo ndibuka igihe twahuriye Girinikona. Yaba yarakaye. Ko uyu munsi harazi ibirimbo bidafite 14. Icyo nzagaruka kuvuga. Nitwa Manu Zone 250. Hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga. Abantu munyarukireho muyirebe, kandi nanone mukomeze kugubwa neza. Ibihe byiza, amahoro y'Imana abane na